Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana abane namwe. Wakwibaza ngo aha ni hehe uri, ni ibiki babwira abantu? Nta handi uri, ni kuri Mubwire TV. Nta bindi tubwira abantu, ni ukubabwira ko ari beza, ni ukubabwira ko ari ingenzi, ni ukubabwira ko tubashimira. Nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakunda kugira ingeso yo kuvuga ibigwi by'umuntu atagihari. Ku munsi we wa nyuma abantu barabyigana bose basaba umwanya bari kuvuga ibintu yakoze, ariko bakeya niba usanga barabashije kumwegera ngo bamubwire ngo warakoze. Ibyo rero nibyo dushaka ko bicika muri sosiyete. Tubwire abantu ibyiza byabo, tubabwire ko tubakunda bakibasha kubyumva, tubabwire ko tubashimira wa mumaro wabo, wa mwanya wabo, za nama zabo, kwa kugufata ukuboko mushimire, mubwire ko ari mwiza, mubwire ko umukunda, mubwire ko ari ingenzi. Nibyo rero tubwira abandi, nta bindi tuvuga. Ntago muzicuza kuba hano. Ndabwira abantu ngo nimuze mukore subscribe, ntago muzicuza. Nukuri ntago muzicuza. Nimba hari umuntu ushaka ko dushimira, nimba hari umuntu ushaka ko tubwira ko tumukunda, tubwire rwose, tubwire tumugereho, tumubwire ko umukunda, ko ari ingenzi. Nimero zacu ziriho, mwaduhamagara, mwatwandikira, no muri comment uratwandikira, bikarushaho kugenda neza. Hanyuma rero mbere yuko dutangira ibiganiro byacu, reka twamamarize abantu baba badutumye. Nawe ushobora kudutuma tukakwamamariza ibikorwa byawe bikagera kure. Umuntu wa mbere ni umuntu udoda neza, udoda imyenda myiza kandi imyenda ijyanye n'igihe. Adoda amarido, adoda imyenda y'ubukwe, civile, ibyo ari byo byose, imyenda yose ibyo ushaka kudodesha, baze, amaribaya, byose Grace arabidoda. Nimero ni 0788509573. Akorera mu isoko rya Nyarugenge. Uramuhamagara akakurangira, ukagenda akakudodera. Hari abajya bambaza ngo adoda n'amakositime. Yego, byose Grace arabidoda. Hanyuma rero abashaka kwambara imyenda myiza ya caguwa, amakanzu meza, imyenda yo mu kazi myiza, imyenda yo kujyana gusenga no mu bukwe myiza, nta wundi nawe wabibakorera ni Nunu. Nunakorera muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank. Nimero ni 0788708835. Uramuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp, nunaba hari akagufasha, imyenda ikakugeraho. Ndetse muranavugana rwose imyenda nawe akayikoherereza, ukigera ugashima iyo ushaka, iyindi ukayimwoherereza. Ibyo byose nunarabikora. Hanyuma rero abashaka imodoka nazo nziza zijyanye n'igihe, Fabiola arahari 0788981309. Uyacuruza imodoka nshyashya. Hari abantu bajya bambaza ngo afite n'amokazi. Hoya, abashaka imodoka nshyashya nibo bavugisha Fabiola akabafasha mukabona imodoka nziza. Hanyuma abashaka amavaze namwe, jardin, kwita mu rugo rwanyu hagasa neza, Yvette arahari kugira ngo bafashe. 0788651258. Uwo ni Yvette, nawe uramuvugisha ku bijyanye n'indabo, ku bijyanye n'amavaze, ku bijyanye n'umuteguro wose wo mu rugo, akagira gute akabigufashamo. Uyu munsi rero kuri Mubwire TV tugiye kuganira. Wakwibaza ngo se ngo none turaganira iki? Ngiye kubabwira utuntu dukeya cyane tugaragaza inshuti nziza. Inshuti nziza. Nureba ukabona umuntu afite ibi bintu arabyujuje, inshuti yanjye, uwo muntu umukomereho, uwo muntu umukomeze, uwo muntu ni ingenzi, uwo muntu ni indashyikirwa, uwo muntu ni uw'umumaro, uwo muntu ni uw'umugisha. Ibintu biranga inshuti nziza. Ibintu narebye nkavuga ngo uyu muntu abyujuje, ngewe nkanjye yaba ari inshuti nziza. Icya mbere rero kiranga inshuti nziza, nawe ushobora kubuza ibindi, ariko ibi nibyo narebye ngiye dushobora kuba twaganiraho uyu munsi. Ikintu cya mbere nabonye kiranga inshuti nziza, ikugira inama. Inshuti nziza ikugira inama, ikubwira ibyo wagakwiye gukora, ikakubwira ati ibi bintu si byiza, gendera muri uyu murongo. Icyo ni ikintu cya mbere kigaragaza inshuti nziza. Ikintu cya kabiri, iraguhana. Mu gihe wakosheje, murabizi ko abantu benshi batinya guhana inshuti zabo, batinya kukubwira ibitameze neza, batinya kukubwira ibitagenda neza, bahora bakubwira ibyiza gusa. Oya, nimba hari umuntu rero w'inshuti yawe ujya uguhana, akakubwira ngo ibi bintu ntabwo ari byiza, noneho uri mu murongo utameze neza, uwo muntu ni inshuti nziza. Mukomeze mugumane. Ikintu rero cya gatatu nabonye, iyo mutari kumwe ahora ashaka kumenya amakuru yawe. Iyo atari hafi yawe, iyo habayeho, murabibona ko hasigaye ibintu bituma abantu batandukana, bamwe bakajya kure y'abandi, cyangwa no mu ntara, si ngombwa no kure y'igihugu gusa, hanze y'igihugu ngo ajye mu mahanga, no mu ntara cyangwa ari no mu kazi. Mu gihe mutari kumwe, uwo muntu ntashobora gutuza atazi amakuru yawe. Ahora ashaka kumenya amakuru yawe, ahora ashaka kuvuga ngo uyu muntu ameze ati, ese uyu muntu ageze kuki? Uwo muntu rero ni inshuti nziza. Ikindi kintu nabonye, akuba hafi.
ese namwe hari igihe kijya kigera mugashaka abantu ukumva ukeneye umuntu kuba hafi, ukumva ukeneye umuntu njya nkunda kubivuga ngo uguha urutugu ukarira, ukumva ukeneye umuntu waganiriza, ukumva umuntu ukeneye ko kuruhuka, ukumva uremerewe, umuntu kuba hafi rero we noneho akakuba hafi atanabizi kuri muri ibyo bihe, akakuba hafi wishimye, akakuba hafi mu bibazo, ibihe byose akakuba hafi. Uwo muntu rero nimba ahari ni inshuti nziza. Ikindi nabonye rero, ubuzima bwawe buramuhangayikisha. Noneho mu buzima hari ibitagenda neza, wenda wari ufite akazi karahagarara, wenda urarwaye, wenda umuntu ugufasha imirimo mu rugo ntahari, mbese ubuzima bwawe bwa buri munsi bwa bundi ducamo ubwo aribwo bwose nawe ufite ubwawe ucamo, ariko uhita utekereza ngo ninde muntu ubuzima bwanjye buhangayikisha, uhora yumva ko ubuzima bwanjye bumuhangayikisha, uhora uhangayikishwa n'ubukene mfite, ahora ahangayikisha wenda agatekereza ati ni iki cyamuvana muri ibi bintu. Uwo muntu rero nimba ahari mugumane, ni inshuti nziza. Ikindi kintu rero nabonye, uwo muntu iyo ahari, uwo muntu mu biranga inshuti nziza ahora kwifuriza ibintu byiza, aba yumva bya bintu byiza byose waba birimo, aba yumva nimba ari ahantu heza agiye yagiye wahaboneka, akumva nimba ari umuntu wenda akunda gusenga, akumva ko aho yagiriye ibihe byiza, aho yagiye akumva araruhutse umutima, yumva nawe yakurarika akakugeza paka nawe ugeze aho hantu. Nimba ari aho yagiye akenjoyinga, akaba yahari ibiryo biryoshye, aba yumva nimba ari aho yabonye imyenda myiza, ahora kwifuriza ibintu byiza, ahora yifuza ko ibyiza byose byakuba nk'ibyo yifuriza, nawe arabikwifuriza. Ikindi rero akora, ntawe utinya kukubwiza ukuri, niyo kwakubabaza akavuga ati ibi nawe warengereye, ibi nawe ntabwo ari sawa. Uwo muntu rero aba ari inshuti nziza, wa muntu ukubwiza ukuri, wa muntu ukubwira ngo oya rwose nawe ibi birakabije, wenda ukugukererwa kwawe kurakabije, ukuntu kwica gahunda kwawe, kwemerera abantu ibintu ntuzabikore birakabije. Uwo muntu rero nimba umufite ukubwiza ukuri no muri bya bintu bitameze neza, uwo muntu ni inshuti nziza. Ikindi rero nabonye, iyo nshuti nziza, ibiranga inshuti nziza, umubitsi ibanga. Murabizi ko abantu benshi bakunda kuvuga ngo wese ko ryari ryamunaniye, ngo yagiye kubinyikoreza ngo nawe byamunaniye, ariko inshuti nziza ikubikira ibanga, ikubikira ibanga, akariryama, akarigumana, akarimira, nyine ibanga mukaba muriziranyeho muri mwembi, nta muntu uzi icyo kintu. Nimba rero umufite uwo muntu, nimba hari umuntu umeze gutya, mukomeze, ni inshuti nziza. Hanyuma ikindi kintu, inshuti nziza ihora yifuza, ihora igusabira ibyiza, ihora nyine igusabira ibyiza, ihora ikwifuriza ibintu byiza, ihora igutungura, igukorera udushya, inezezwa n'ibintu bigushimisha. We niyo abandi bantu bavuga ngo iki kintu ntikizamunezeza, abizi ko ndetse cyanamutwara imbaraga, akavuga ngo iki kintu kizantwara imbaraga, kizantwara umwanya urahenze, kizantwara n'amafaranga, aremera akagikora, aremera akagishakisha ku buryo kizakugeraho. Uwo muntu rero aba ari inshuti nziza. Iyo ufite inshuti nziza rero ugira ikibazo ikagufasha kandi ikabikorana umutima mwiza. Inshuti nziza iragufasha ikabikorana umutima mwiza. Inshuti nziza ntabwo uhora uyibutsa